Abaturage bo mu karere ka Musanze bagejejweho amazi meza binyuze mu mushinga wo gusana no kwagura imiyoboro y'amazi muri aka karere no mu nkengero zaho, bishimiye ko baruhutse imvune baterwaga n'urugendo rurerure bakoraga bajya kuyashaka, dore ko harimo n'abayakuraga mu misozi, ibintu bagaragaza ko byagiraga ingaruka ku mibereho yabo. Aba ni bamwe mu begerejwe amavomo rusange bo mu murenge wa Busogo. Twararuhutse pe kuzamuka gasozi. Jerekani yawe iruzuye mu minota ni kano kanya ubwo natinze. Ubu ngiye gutekera abana. Ngiye gutekera abana. Bose twadufite ikibazo yuko tuyakora kure. Twayakoraga hasi mu musozi. Tugize ishawa muduhaye amazi. Cyadufashije kubona abana bajya ku ishuri hakiri kare batagiye mu iyo misozi ngo bajye kuvomayo ngo bakererwe. Ubu ngubu bakiga bajya ku ishuri bagendeye igihe nta kibazo. Nk'ibirometero hafi 2 n'igice. Ninde mugira gute? Tujya kuzana amazi. Ubu ngubu na ni kilometero kinarimo kugera ni nka metero zinga nka 200 hari 300 ngucyo. Ahuriragayo turi benshi bakabyigana, bamwe bakarwana, abandi biduki bikameneka, ugasanga ntabwo bimeze neza. Ariko aho amazi atwegereye, ikiza twabibonyemo nuko isaha n'isaha ukeneye amazi ushobora kuyabona. Wabashije no kugira ubushobozi bwo kubona isabune, nta mpamvu yo gusa nabi pe. Amazi urayavomera igihe, amafaranga ni make yadutanga, ukabasha kuba wafura, ugakimura, ukoza ibyombo, ibintu nk'ibyo nta kibazo. Binyuze muri uyu mushinga washyizwe mu bikorwa na WASAC ku nkunga ya Banki y'Afurika itsura amajyambere, imiryango 1500 itishoboye ibarizwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe yahawe amazi mu ngo nta kiguzi. Muhawe n'Imana Cesaria na Mukambaye Dorosere bo mu murenge wa Muhoza ni bamwe mu babarizwa muri iyo miryango. Uburyo bwo kuntuza bwo kubona amazi rero nabonye bisa na hari igitangaza kuri ngewe, kuko ntabitekerezaga. Kugira ngo ntuze ngo tuyakurure dufatire hariya tuyazane hano byasabaga amafaranga. Niyo bari kuvuga senkani ntabwo byari gushoboka. Byangira akamaro kenshi, abandi bavunikaga, nafite umwana warugwaraga umutwe yaturaga ijerekani akatwara imisonga mu mutwe akava imyuna, bikanza kuja ku bitaro, bikanza amafaranga kuja kumuvuza. Yarakoze cyane kudutera inkunga gutugezaho amazi. WASAC. Umuyobozi w'uruganda rutunganya amazi rwa Mutobo ari narwo rugaburira akarere ka Musanze wa Maria Adeline avuga ko ingano y'amazi rwatangaga agera ku baturage yikubye kabiri nyuma yo gusana no kwagura imiyoboro binyuze muri uyu mushinga, maze bituma nta saranganya ry'amazi rigikorwa by'umwihariko mu mujyi wa Musanze no mu nkengero zawo. Ikintu cyakozwe nuko hari umuyoboro mushyashya wafashwe uvuye mu bigega byari bisanzwe uza mu mujyi. Hari ikigega cy'ibihumbi 2 kiri Nyamagumba, uwo muyoboro usavingamo, akaba n'ikindi kigega nanone cy'ibihumbi 2 cya Cyuve, nacyo uwo muyoboro ni ugiha amazi. Amazi twabaga tuyafite ariko tudashaka kuyageza ku bafatabuguzi kubera ko hari ikibazo cy'imiyoboro mikeya, noneho na stockage y'ibigega bigeza amazi kuri abo bafatabuguzi. Ubwo ni kuvuga ngo ku ruganda icyo byafashije y'amazi twari dufite byabaye byoroheye uruganda kuyageza noneho ku bafatabuguzi. Bivuge ngo mbere yuko extension iba, production yacu yari ku 7,000, 8,000, noneho yego metero kibe par jour. Noneho nyuma extension urumva ko twabaye nk'abakuba kabiri tugeze ku 15. Mbere yuko no mushinguza twakoraga hari ahantu hakorwa rationing, hari ibice byabonaga amazi nk'uyu munsi, ejo bigasiba bikazongera kuyabona umunsi ukurikira. Ariko kubera ino gahunda uno mushinga waje, ubu ngubu ahantu hose nta rationing igikorwa, ahantu hose hagera amazi. Abantu bashaka kubura amazi nibyo bibazo biri tekinike, ariko ubu ngubu abantu bose turizera ko amazi abageraho. Umuhuza bikorwa w'imishinga muri WASAC Rwibasira Xavier arasobanura impamvu uyu mushinga watekerejwe, akanasaba abaturage begerejwe ibikorwa by'amazi kubifata neza no kubibyaza umusaruro. N'umushinga umwe mu yatewe inkunga na Banki y'Afurika itsura amajyambere BAD uje gukemura ikibazo cy'amazi muri rusange mu karere ka Musanze. Nkuko mubibona niba mwarageze mu karere ka Musanze ndetse munahagenda, no mugenda waguka buri munsi, no mugi waguka uzanwa abaturage bavuye hirya no hino kubakamo amazu, ibikorwa remezo birazamuka cyane, amazu meza y'imiturirwa,
ibyo byose bikenerwa amazi kandi mu buryo buhoraho kuko haba hahurira n'abantu benshi mu rwego rwo kuzamura isuku n'isukura. Ndetse ni n'umujyi ni akarere k'ubukerarugendo bw'ibirunga, aho rero byagaragaye ko hari ikibazo cy'amazi gikomeye, ndetse twari tuhasanzwe hari imiyoboro ishaje ndetse mito. Uyu mushinga rero waje mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, aho babonaga amazi gake gashoboka mu cyumweru. Uyu munsi bakaba nta gusaranganya amazi bibaho, bayabona ku buryo buhoraho bitewe n'igikorwa cy'uyu mushinga. Ubutumwa ni nk'ubwo n'ubundi tuguma hamwe ku bufatanye n'inzego z'ibanze zibegereye, tuguma tubaha buri munsi ni ubwo gufata biriya bikorwa neza, bakabifata neza kugira ngo bizarambe, nibo bifitiye akamaro bwa mbere, ndetse bakabibyaza n'umusaruro. Umusaruro iyo mvuze kubibyaza umusaruro ni iki? Niba abana bataga ishuri bajya kuvoma, ababyeyi nabo bakabanza kujya kuvoma bibatwaye umwanya muremure, amazi bakaba bayafitiye mu uyu munsi, kandi buri munsi amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 wa mwanya batakazaga bajya gushaka aya mazi bazawukoreshamo bakora indi mirimo ibafitiye inyungu. Abana bajye kwiga, ababyeyi bajye guhinga, abacuruze, hanyuma bibateza imbere. No kubibungabunga rero, ushatse kubihungabanya cyangwa kubyangiriza bagashyira hamwe bakamugaragaza, ndetse bakanabihanirwa ababyangiriza. Umushinga wo kwagura no gusana imiyoboro y'amazi mu karere ka Musanze no mu nkengero zaho watangiye gushyirwa mu bikorwa muri Werurwe umwaka 2019 urangira mu mwaka 2021. Mu byakozwe harimo kubaka imiyoboro y'amazi ireshya na kilometero zisaga 151, ibigega by'amazi bishya 25 bifite ubushobozi bwa metero kibe 6670 n'utuzu tw'amazi 30. Muri uyu mushinga biteganyijwe ko abaturage b'akarere ka Musanze bazaba bagerwaho n'amazi meza bijyanye n'ubwiyongere bwabo kugeza mu mwaka 2040.